Perezida Paul Kagame ni perezida wibazwaho cyane, benshi bakavuga yuko ari perezida ukomeye cyane, utangaje cyane, wagize byinshi ukora. Abandi nabo bakavuga yuko ari perezida w'igitugu ndetse ari na perezida ukomeje gutera ibibazo mu biyaga bigari. Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe Kenguzo TV, ukurikire byinshi kuri perezida Paul Kagame kuva yatangira ajyaho ndetse kugeza uyu munota, ibyo benshi bamuvugaho ibyo tugiye kugira ngo tube twavugaho, nawe untize amatwi yawe kugira ngo tugire ibyo tumuvugaho. Perezida Paul Kagame avugwaho byinshi, ariko nanone afatwa nk'umuyobozi ukomeye muri Afurika. Rero inkuru ye ibanze n'amateka, politike, intambara, kubaka igihugu hamwe ndetse n'ibirego bikomeje gutera impaka mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Paul Kagame ni muntu ki? Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi, avukira mu karere ka Ruhango, hari icyo gihe muri komine Tambwe. Muri icyo gihe yavukiye mu muryango w'Abatutsi bari hafi y'umuryango w'ibwami. Uko akunda kubyivugira, bigaragara ko umuryango we wari ubayeho neza, kuko avuga ko ari umuryango wari ubayeho mu bucuruzi. Nyuma rero y'imidugararo ya politike yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda ndetse no mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe, umuryango we wahungiye mu gihugu cya Uganda. Igihe Kagame yari afite imyaka 2 gusa. Ubuzima bw'ubuhunzi ntibyari bimworoheye cyane, babaga mu nkambi mbi, nta biribwa bihagije, bakongera nanone kuba barakoreraga noneho abahinzi, kandi ibyo bintu batarigeze babikoraho. Ibi nabyo agiye bigaruka mu biganiro bitandukanye ko papa we atarazi guhinga ndetse yarinze anapfa, avuga ati nzapfunda ariko ntabwo nzigera mpinga. Ariko bari abakozi, umuryango watangiye kugikorera abagande, babahingira, babahereza amafaranga make. Ahantu banyuraga hose babitaga ko ari abanyamahanga, ko ari abanyarwanda, ko atari abagande. Ariko ibi byose byabaye isoko n'inyota yo kumenya igihugu cye no kurwana ngo agaruke mu Rwanda nk'umuturage wari wujuje uburenganzira kugira ngo abe yagaruka mu gihugu cye. Uyu Paul Kagame yinjiye mu bushorishori bwa politike, aho yinjiye mu rugamba rwa Yoweri Museveni wari urimo guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani ndetse no mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu, ubwo Museveni noneho yatsindaga Milton Obote, afatwaga nk'umunyagitugu muri kiriya gihe. Kagame rero mu gihe cya NRA cyangwa se mu gihe cy'igisirikare cya Museveni, yari umusirikare birumvikana w'inyeshyamba, umwofisiye w'ubutasi wakoraga intelligence mu baturage, aho yagendaga ashaka amakuru atandukanye mu baturage. Umwe mu bantu rero bari ingenzi cyane mu gutera inkunga urugamba rwa NRA yari Paul Kagame. Ayo masomo y'intambara yamubereye fondasiyo yo gutekereza uburyo igihe kimwe ashobora kuzabaho u Rwanda cyangwa se ashobora kuzabohora u Rwanda. Imyakiriro rero ya RPF, icyifuzo cyo kugaruka ndetse no mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi, abayifite ubungubu ni bakuru kuko bageze mu myaka 38. Kagame na Fred Rwigema bari mu bantu bashinze Front Patriotique Rwandais, ariko ntabwo ari bo bonyine, hari n'abandi barimo nka Muzehe Tito Rutaremara ndetse n'abandi batandukanye batagiye bamenyekana. Impamvu yari nyamukuru icyo gihe nta yindi, yari guharanira uburenganzira bw'impunzi z'Abatutsi kwinjira mu gihugu cyabo, guhagarika politike y'amoko yari imaze imyaka irenga 30 mu gihugu cy'u Rwanda. Fred Rwigema rero yari umuntu w'umuhanga cyane mu bya gisirikare, ariko Kagame nawe yari afite discipline, kwicisha bugufi, ariko akaba ari umuntu udakunda gusubira inyuma. Rwigema ku bitaro yaguye ku rugamba ku munsi wa 2 w'intambara ku itariki 2 Ukwakira mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda. Kagame avuye mu mahugurwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe yahise afata ubuyobozi bwa RPA, abari uyobora za ngabo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, iyi RPA
yagiye ahangana n'ingabo za Habyarimana zari zifatishijwe n'Ubufaransa, Ububiligi ndetse na Zaire ya Mobutu. Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu hashyizweho amasezerano ya Arusha, ariko aya masezerano ntabwo yigeze yubahirizwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane habayeho ikintu kibi cyane cyari cyitezwe mu mateka y'u Rwanda. Nyuma y'iyicwa rya Perezida Habyarimana Juvenal ku itariki ya 6 Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, impande zombi ziba zitana ba mwana. Bamwe bavuga ko bishwe n'inkotanyi, abandi nabo bakavuga yuko bishwe n'abari bamuri hafi. Igihugu cyahise cyinjira mu mwijima w'iminsi 100 y'ubwicanyi. RPF ya Kagame yongeye gusubukura urugamba mu buryo bwuzuye. Ifata rya Kigali ubwo hari mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, Jenoside yahise ihagarara. Ubwo hatangiye urugendo rushya rwo kubaka igihugu. Igihugu cyari cyaracitsemo ibice, gisa nabi, gifite umwanda. Igihugu kitari cyitezwe yuko kizigera cyiyubaka. Kuvuka rero kwa guverinoma y'ubumwe n'ubutegetsi bwa Kagame mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri, aho Kagame yari visi perezida akaba minisitiri w'ingabo, umuntu wari ufite imbaraga nyinshi mu miyoborere. Ubona ko yakoraga ibintu bigera kuri bibiri byose kandi bikomeye. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri Pastor Bizimungu yareguye. Icyo gihe Kagame aba perezida wa repubulika. Abamwe bavuga yuko byari byarapanzwe ko no muri perezida Paul Kagame ari uzayobora kino gihugu. Abandi ariko bakavuga yuko Pastor Bizimungu yaba yarazize yuko atangiye kuzanamo icyo ishyaka ryitwa Ubuyanja. Iryo shyaka rero Ubuyanja rikaba ryari rifite gahunda zitandukanye n'iryo RPA yari ifite cyangwa se RFP yari ifite. Rero ikintu cyabayeho muri iyi myaka hatangiye kubaho iterambere cyane. Abamashyigikiye bavuga ko Kagame yubatse u Rwanda rushya, akaza umutekano mu gihugu, guhangana na ruswa, igihe yagiye itera imbere, ubukungu bwagiye buzamuka cyane ku buryo bugaragara. Ubuvuzi n'uburezi byaravuguruwe, ubumwe bw'Abanyarwanda bwarashimangiwe. U Rwanda rero rwahise rugaragara nk'igihugu gifite disipurine ndetse na vision ndende. Amakimbirane n'ibirego nanone ntabyera ngo de. Abamunenga bavuga ko uburyo bwo kuyobora bwe ari ubw'igitugu. Politiki y'imbere mu gihugu ifunze cyane. Opposition irababazwa cyane, bamwe barafungwa abandi bagahunga. Amatora ntago avugaho rumwe. Bamwe bavuga yuko aya matora akunda kurangwa no kutisanzura ndetse no kwiba amajwi. Nubwo ibyo byose bivugwa, Kagame akomeje kugira ijambo rikomeye mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kibazo ni ikibazo cya M23 n'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo gikomeye muri politiki y'akarere. Burundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bifitanye amateka y'intambara y'amoko. Kagame akaba rero ariko cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Loni muri raporo zimwe na zimwe. Abanyapolitiki bo muri East Africa ndetse na bamwe mu burengerazuba, kubera ko ashyigikira umutwe wa M23 kuganira amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo koruta gasiterite ndetse na zahabu. Watangiza nanone ikindi kintu, kwangiza umutekano w'uburasirazuba bwa Kongo, ariko leta ye ikavuga ko igihugu kiba kirengera umutekano wacyo, ko FDLR ariyo ishaka gutera u Rwanda, ko Kongo nanone ikorana n'imitwe igamije kurwanya ubutegetsi mu Rwanda. Ibi byose rero byabaye umwuka muri politiki y'akarere, mu buryo hari abavuga ko iyo ntambara ishobora gukurura umwuka mubi mu karere. Icyo rero amateka avuga kuri Kagame, amateka ye atanga isomo rimwe rinini. Kagame ni umuyobozi usobanutse, utavuga menshi, ukunda disipurine, ufite ubushobozi bwo kubaka igihugu, ariko kandi akomeje gutesha abantu umutwe kubera uburyo bwe bukoresha ubutegetsi n'imikorere ye mu karere. Ni umuyobozi ufatwa nk'uwubatse igihugu, ariko kandi anafatwa nk'ufite imbaraga nyinshi mu karere. Ukurikiye Akayunguruzo TV, turagushimira, tugusaba kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu, unatubwire ibyo wakunze. Ese ni iki ubona kuri Kagame Paul? Ese umubona nk'umuyobozi ukomeye cyangwa se umubona nk'umuyobozi
igitugu. Ibi byose rero bikwereka ikintu kimwe: politike ni urusobe, kandi ibyo tubona mu rwego mpuzamahanga bifite imizi mu mateka, mu mibereho no mu bice by'isi bihuriyeho n'abantu batandukanye. Wowe mukunzi wa Kayunguruzo TV, komeza ukurikirane ibiganiro byacu bitandukanye, unatubwira ibindi biganiro cyangwa se indi nkuru wifuza ko twagutegurira ya politike. Nakoze cyane, turabakunda.